dusuhuje abantu bakunda Mabosi mumukurikira kuri chaîne ye yitwa Mabosi Official. Mbahaye ikaze, mushobora kwibaza muti noneho uyu mukozi Mabosi azanye ko afite akavuyo. So mfite akavuyora. Nditonda. Bari buze kwihanganira ijwi ryanjye, nitwa Mimi. Mfite ikibazo maze iminsi ndwaye ariko ndatekereza hamwe n'Imana biri buze kugenda neza. Rero turabasuhuje, duhaye ikaze abari kure n'abari hafi, aba diaspora, abantu mwese mukunda Mabosi. Ubu aka kanya ngiye kuhababera. Ibintu yanze kubwira abantu bose, ndabizi neza ko urukundo tumukunda binyuze kuri Mabosi Official, indirimbo ze n'ibindi biganiro ajya anyuzaho bitandukanye. Nizera uyu munsi muri buze kugira ikindi kintu mumenya cy'umwihariko kuri Mabosi. Yego. Mabosi tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Urumva umeze gute? Meze neza. Ubu ngubu nyine bajyaga bambona ahandi hantu batarambona kuri Mabosi noneho Official. Ntiyicariye. Wiyicariye. Rero ndahari. Noneho Mabosi Official in the house. Yes. Aha, yahageze. Tugiye kuganira kandi ndabizi neza turi buze kugira ibihe byiza. Reka kugira ngo abadukurikiye baze gufashwa n'ibyo dukora, reka dutangirane n'isengesho. Ni karibu. Turagushimye kuri Imana igira neza, ari Imana ikomeye. Mana agakanya tugiye gutangira ikiganiro, uzubane natwe. Ubwo tuza gusoza amahoro turashima izina ryawe, nibyo gusabye nizeye mu izina ryawe Yesu. Amen. Amen. Nta gutinda. Kuko turezimye. Uzampamagare nimujya kurya nzajya gusa. Bivuze ngo Mabosi isengesho ryo kurya niryo riba rirerere cyane. Ubwiye umuntu ngo nasenge murya ukabona Yesu avuze ibyahi. Nagiye kwirukana abazimu. Bataha ntituri burya. Okay, mbanje kwisegura rero ku bantu badukurikiye, mwijwe ntago bimeze neza ariko ahubwo turi buze n'ubundi kugira ikiganiro cyiza, ntibaze kwita ku ijwi ahubwo baze kumva ku byo tugiye kuvuga. Yego. Mabosi urumva umeze gute? Meze neza. Iki kintu kiri kugufasha muri iyi minsi? Muri iyi minsi rero ndi gufashwa. Iyo karirimbo kabandi cyangwa vase runaka. Muri iyi minsi ndi gufashwa n'akaririmbo. Baririmba ntabwo nzi nyirako, sinzi ba nyirako ariko ndi kugakunda. Kavuga ngo izi n'amasena yacu itwitayeho, yavuze ko itazaduhana mu byago no mu makuba. Izi n'amasena yanjye inyitayeho, yavuze ko itazaduhana mu byago no mu makuba. Amen. Amen. Uziki nari ntangiye kuguruka neza neza mu mwuka. Nari mfashijwe kabaye. Ufashwe mu izina rya Yesu. Oya reka nanjye mfashwe rwose. Nari maze iminsi numva nanjye mvuga ko se imikorere y'Imana buri imeze gute. Ariko koko itwitayeho. Cyane iza amazina yacu. Ntugire ikibazo. Hanyuma rero abantu bacyumva iryo jwi. Ndabizi neza ko abenshi bumva dufite Imana. Yego barayumva. Rero abantu benshi bazi ngo Mabosi afite indirimbo imwe. Ayo makuru arizewe. Ayo makuru rero ahubwo uzi none gitangaje. Hari ahantu ninjoro naciye numva barimo baracuranga indirimbo, numva baravuza ngo iyo ndirimbo ni ya Vumiriya ntebe. Wa mukobwa wo mu divese. Yego. Kandi ntago ari ubwa mbere numvise ibyo ngibyo. Hariho n'undi mwana wigeze kubimbwira. Arambwira ati ni koko. Ndamureka kuko nari buririmbe muri icyo kiganiro twari turimo. Arambaza ko ni yawe se? Ni yanjye ariko. Oya ariko abantu benshi ntabwo ngo niba ngo ndirimba nka Vumiriya ntibazi nyirayo. Ngo ndirimba nkura. Hari ukuntu mwese muririmba musa naho mutu. Ngo ni style y'ikidive. Yego. Ndabasuhuje abavandimwe. Ahubwo nibaze Vumiriya muraziranye? Ntabwo tuziranye. Gusa ni umuhanga, Imana ijye imushyigikira mu byo akora. Yego, nawe yarabikoze iragushyigikira rero. Maze iminsi mbona ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Ndumva narageze no kubana no ku Nyarwanda. Umukobwa ufite indirimbo yarebwe n'abarenga miliyoni
muri gospel ni ikintu gikomeye ntabwo abantu benshi bakunze kwitabira kureba ibintu akenshi bivuga ku Mana baba bareba bya bindi vibinga nyine bikubita bitwika muri make iyo hahiye nibwo baza kureba wiyumva gute iyo mbona igira ziriya views rero mimi nanjye ubu nabuze icyo navuga nabuze uko bimeze nayo mbese bundi nayo be uko byagenze ni amashimwe y'Imana buri icyo mvuga ariko hari n'ikibazo warumbajije ntashubije twagiye mu byo ngo se bosi agira indirimbo imwe yego oya bosi agira indirimbo zigera ku 8 ako narebuka kagaruka kuko nanjye karandya kuko njya kumva nkumva umuntu ngo mabosi ngo dufite Imana nuvuga ngo nta nindi ndirimbo ntekereza ko abantu bazi nkuko bazi dufite Imana barazizi ariko si cyane nka dufite Imana ariko mfite indirimbo 8 ubona byaratewe n'iki kugira ngo abantu bamenye dufite Imana niyo ndirimbo wahereyeho oya ni indirimbo yanjye ya kabiri ahubwo burari ikintu naje kubona ariko yaba umwanditsi wa filme cyangwa umwanditsi w'indirimbo cyangwa umuririmbyi ariko nubu ufite indirimbo mu ndirimbo zose waririmbye yitirirwa izina ryawe nyine iba nk'iy'amateka kuri wowe ego rero nisanze dufite Imana ariyo ndirimbo ibaye amateka kuri mabosi rungeza mu ijuru asa n'ijoro turacyari mu ijuru rya Gasogi asanga n'irya Kamonyi we ntabwo njya nkwizera hanyuma rero muri izo ndirimbo uri buze kugenda utunyuriramo njyewe by'umwihariko harimo n'izo nkunda ngira ngo nkunda kubikubwira ariko abantu nabo bagende bazimenya udusangize kuri ubwo bumenyi bwawe ariko mbere yuko turirimbira nashaka kubaza hari igihe usanga umuhanzi afite impano yo kuririmba ariko adafite impano yo guhanga cyangwa se kuba creator w'iyo ndirimbo yaririmbye mabosi indirimbo ze araziyandikira se arazigura bigenda bite mabosi indirimbo zanjye ndandika ndi umwanditsi njya nandika yo nagiriwe ubuntu ariko mu ndirimbo zose mfite harimo izo ntanditse izo nahawe n'abashuti banjye ariko mu busanzwe nanjye ndandika dufite Imana ninjye wayanditse hanyuma hari ukuntu kera byajyaga nanjye bimbaho muri make ubwo ndi umuhanzi wazimye byuka rero ntabwo nabyita ko nazimye kuko ntabwo nigeze nanaka hari ukuntu iyo umuntu ageze mu gihe cyo kwandika hari ukuntu ubyumva sinzi niba ari ku bantu bose indirimbo ishobora kuza runaka ariko akenshi ntekereza ko iza bitewe na situwasiyo inspiration igaturuka nko ku kintu runaka ugasanga wenda n'urugero nkanjye hariyo nigeze kwandika kera ariko yaturutse ku buzima ndi kubona uri mu butayu kigiye wari uri mu butayu nari umwana ahubwo nicyo kibazo sinari ngo ubutayu n'iki ahubwo nyine urumva bitewe na situation uba uri kubona ikakuzanira inspiration ukaba ariyo wakandikaho mabosi we inspiration ituruka kuki jewe rero n'ubusanzwe njya nkunda kubivuga iyo ugiye kwandika indirimbo mbanza refre yayo numva refre nyizi nkamenya ko icyo kintu ari indirimbo ngomba kwandika ntago ushaka kunyicaza hano aka kanya ngo tumbwira ngo fata ikaramu wandike oya so rero ni nka message njye mba ndi gutanga mba numva ari nk'ijwi rimwe uri kuri mba numva ari nk'ijwi ku buryo umuntu atakubwira ati mabosi dore iriya modoka inyuzeho dukorera hindi hita wandikaho kuri iriya modoka ntabwo wabishobora mba numva ntabishobora simbizi sinzi ukuntu mba mbyumva uduha message wahawe nawe niko ndi kubitekereza cyangwa izo bampaye yego nazo izo ndirimbo aba ari nka message wagira ngo nahawe hanyuma rero mu ndirimbo utekereza ko abantu batazi cyangwa se batamenye cyane nk'izindi ugiye kuziheraho uturirimbire nakagufashije ariko uyu munsi mu muhogo bimeze nabi
hari iyo bita mbwira. Iyo ndirimbo bita mbwira nayihimbye nari ndi kwibaza kuki dukora icyaha ukihana gusaba Imana imbabazi hashira ukwezi kongera ugasanga akoze cya cyaha nanone kubera iki tugikora wirukanka wagera imbere ugasanga n'ubundi cya cyaha kisanzemo. Niho nakuye ijwi rimbwira ngo Yesu mbwira uko wabigenje, Yesu mbwira uko wabikoze, uko wabaye muri iyi si y'ibyaha ariko ukayisohoka muneza. Iyo niyo nitwa mbwira kubera ko mbwiye kuririmbaho twinshi ntako nagenda ndirimba hanini. Hanyuma iyindi mfite yitwa nabonye ni indirimbo abantu bakunda kumbwira ngo nabonye tutarayigeraho amabosi ndayikunda cyane ariko tukiri kuri mbwira hari ikintu numvaga nshaka kukubazaho. Iyo abantu babona umuntu aririmba gospel cyangwa ari umwigisha umuvugabutumwa cyangwa se pasiteri abenshi bazi yuko bari abantu batajya bacumura yego oya njyewe kinavugaho nuko nyine nubwo cyangwa se hari ibintu umuntu usanzwe bano twita ngo ntibarakira Yesu nk'umwami n'umukiza we adashobora kwisangamo. Mbese umuntu witwa nk'amabosi umuntu agahita mabosi buriya yakiba mabosi buriya yasambana wowe ubasha iyo mbwira ijya kuza nawe byari byakubayeho se uravuga uti ko nari nabikoze uyu munsi ejo bikaba bigarutse byari byaje biti? Ni icyaha nari nakoze ariko ntabwo ndi bukivuge nyine nkibaza kuki iki cyaha kikuguma kigaruka ngasaba Imana imbabazi Imana mbabarira ntabwo nzacyongera hashira igihe kikagaruka what meaning. Rero nibwo numvishe ijwi rimbwira ngo Yesu mbwira uko wabigenje, Yesu mbwira uko wabikoze, uko wabaye muri iyi si y'ibyaha ariko ukayisohokamo neza. Wabonye igisubizo? Igisubizo rero ni uko dufashe igihe mu ntambara. Icyo tugomba gukora ni uguhora dutsindwa n'urubanza tukemera icyaha tugasaba imbabazi. Ntacyo twakomeje kuri nabonye ni indirimbo abantu bakunda kumbwira ngo iriya ndirimbo ntabwo ari we wayanditse wayihimbye. Ati ni umwuka wera wari ukurimo. Nanjye ni indirimbo itaryoshye pe ntabwo iryoheye amatwi. Njyewe yarandyoheye sinzi impamvu ndayikunda cyane no kurusha. Ubwo rero urimo mwuka wera. Ni indirimbo yitwa nabonye. Nabonye ukuntu barira, nabonye ukuntu bataka, uwo bakoreye ari kubabwira ati nanjye ntimundenganye, ibyo ni byo bihembo mpemba bankoreye, nanjye ntimundenganye, ibyo ni byo bihembo nasanze ngera. Bivuze ngo hari igihe kigera Satani akatwigarika cyane muri make akazatubwira ati nanjye ntimundenganye, umuriro niwo mfite, niwo gihembo ngomba guhemba bankoreye. None se ubundi tukiri muri iyo mirimo kuki umuntu aba yumva aryohewe ya mirimo y'umwijima? Iyo umuntu ari kuyikora akenshi aba yumva ameze neza, aba yumva ari free, aba yumva bimuryoheye. Gusa njye nibaza ati the end birangira n'ubundi umuntu ameze nk'aho ari kwicuza. Icyaha kiraryoha kuko iyi si turimo yuzuyemo ibyaha urumva. Rero niba iyi si twuzuyemo irimo ibyaha no kubikora nyine ubwo baba wumva biryoshye. Hari akantu nigeze kubona ngo ukuri n'ikinyoma biri kuganira, noneho ngo
ukuri kubaza ikinyoma ngo kuki abantu bagukunda cyane. Ikinyoma kirabibwira ati njyewe ndi ikinyoma nyine ariko kiryohera abantu kuba abantu babyumva nyine bumva baryohewe biryoheye amatwi bimeze nk'ubuki. Hanyuma ukuri ko y'abantu baranyanga kubera yuko iyo bakumvishe bumva ibintu bitaryoshye ariko nubwo naba ntaryoshye ariko ninjye kuri nyine ninjye kintu gishobora gutuma umuntu amera neza. Bitangira bibishye ariko finaroma bikaryoha, finaro kumva byibura umutima umeze neza. Hanyuma Mabosi gira indi ndirimbo yawe. Hanyuma indi ndirimbo yitwa Urukundo Wankunze. Urukundo Wankunze ni indirimbo nahimbye bwa mbere. Ni indirimbo ishakeje, ni indirimbo nayisohoye mu buryo bushakeje. Ni indirimbo ishakeje cyangwa uburyo nyine buryo nayisohoye nta mafaranga nari mfite, byari guterateranya just nuko nikundiraga kuririmba nyine ndagenda nyine muri studio ndangije ndayisohora. Ni rero ni indirimbo nabyutse umunsi umwe numva mfite kwandika iyo ndirimbo. Uratubwira n'ahantu ayo mafaranga yavuye kuko uravuze ngo harasekeje. Urukundo rwawe Mana rurahebuje, urukundo rwawe Mana rurahebuje, rwatumye utanga umwana wawe kuducungura. Urukundo rwawe Mana rurahebuje. Ko numva asabwa izo ndirimbo ari nazo ziryoshye kurusha Dufite Imana. Byagenze bite kugira ngo zikubita umushoti yigendera? Ntacyo simbizi pe, n'iby'Imana ikora ngo biradutangaza. Hanyuma rero twahereye ku ndirimbo ariko abantu benshi kugira ngo n'ubundi tubihuze na Mabosi, Mabosi tumuhuze na Dufite Imana. Nubwo twagezemo hagati ariko ndashaka ngo umuntu abashe kumenya Mabosi ninde, ni muntu ki. Mabosi aratwibwira hahise, atubwire n'uyu munsi, ahandi ho turahaza nyuma. Mabosi wo hahise reka mvuge ngo Mabosi amazina yitwa Niyomukesha Christina, aba muri naringize ngo narimvuze nti nubwo dusa naho tugezemo hagati, twarahereye mu kuririmba kugira ngo abantu baze kumenya umuntu turi kumwe neza, ariko ntabwo wigeze wibwira abantu bakurikira Mabosi official, abantu bakurikira Give Hope TV bamenye who is Mabosi. Mabosi yitwa Niyomukesha Christina, amazina ari muri ID ariko na Mabosi ni irye. Mabosi ni iryanjye, ntabwo ari agasirinoya ahubwo ni iryanjye. Hanyuma mvuka n'abana babiri, njyewe n'injye mfura mu rugo turi batatu. Mbana n'ababyeyi Kimironko kwa Nayinzira. Ureba nk'imfura koko. Ndasenga ndasenga mu itorero bita Intumwa z'Ububyutse cyangwa Reveye cyangwa Revival, rikorera hari Masoro. Burasa si ibyo ni ibyo rwose. Mabosi afite ababyeyi? Yego, nabivuze mba mu muryango. Mbana n'ababyeyi. Hanyuma rero kubona umukobwa ukijijwe muri iyi minsi, gukizwa ngiye kuvuga ni ugukizwa mu buryo bw'imbuto, ku buryo umuntu ibyo avuga bihwana n'ibyo akora. Impamvu mbivuze ngiye ubwo hari uko nkuzi wenda inyuma ya kamera, umuntu abishobozwa n'iki? Dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Muri iyi si birakaze, mibi birakaze, ubona nyine byangwa se kugotomera kiriya kibyeri, niba ari ikibyeri cya Mobi ugira ngo byatunanira. Reka ahubwo gusa nuko bivuga ngo byose ni byiza ariko ntabwo ariko bitugirira umumaro.
gira ngo ni Paul wabivuze. Yego. Rero ugomba guhitamo ikikubereye cyiza akaba ari cyo ukora. So rero ngewe nisanze nyine ari uko bimeze. Ntabwo mvuga ko ndi intungane, wenda nawe nta nubwo bagutunze mikoro wavuga ngo uyu rwose ni marayika, oya, ariko nyine ngerageza uko nshoboye. Aho numva nsinzwe nkavuga Mana mbabarira. Yego. Hari umuntu wavuze akantu ndagakunda. Yaravuze ngo iyi si nyine tuhora twigishwa ko iwacu ari mu ijuru, iyi si atari iwacu, sibyo? None aravuga ngo ariko reka mbabwire niyo twaba nta juru rihari turi gukorera, basi kuba waritwaye neza cyangwa warakoze neza cyangwa warabigenje nyine ukuntu neza, hari inkuru uzasiga imusozi, hari uko mbese uzaba waragize ikira wariyubashye. Okay, wariyubashye. Yego, yego. Ariko hari ukuntu umuntu agira utuntu tumutsinda tubangutse. Mabosi ni nk'ikihe kintu abantu bashobora kuvuga bati mabosi yagize atya, ukaba ubizi ko abantu bose batabyemera. Ni nk'igiki wiyizeho cyangwa se ni nk'ibihe byaha nka bibiri uvuga uti iki kintu nanjye ubwanjye nakimva nk'aho yaba atari njye wagikoze. Nka bibiri byonyine. Babarira cyane. Nta cyaha na kimwe umuntu atakora. Buriya nubona umuntu yakoze icyaha uzamucira urubanza. Oya, turi kuvuga hari ibintu tuvuge n'urugero nk'ubu kwisanga amabosi yabeshye. Tuvuga biri nomo, nubwo ari icyaha ariko biri nomo, ushobora guhamagara amabosi ko twahanye gahunda ugeze hehe, ubona ukambwira uti ngeze nk'Ikabuga kandi ukiri Rwamagana turi buhurire i Kigali. Ni nk'ikihe kintu kiri terrible ushobora kuvuga ati nanjye nahakana ko atari njye wagikoze kandi wenda nagikoze. Ubu ni igiki bibi. Wowe uriyizi just tubwire kuntu ikintu ushobora kuvuga uti icyaha ntinya numva nanagikoze nagira n'ubwoba, icyaha cy'ubusambanyi. Wagira ubwoba gute se? kandi iyo umuntu agiye gusambana ntabwo ajya ahantu hagaragara, kenshi aba ari ahantu hatabona cyane. Nyine nshobora mbikoze nyine nahita nshaka mituweli nkajya kwifuza. Bivuze ngo nta na mituweli ukina. Oya ndayigira nyine kino icyaha cy'ubusambanyi ni icyaha kibi pe, ni icyaha umuntu wese atinya, ni icyaha nyine ni nk'igishyitsi uba uteye ahantu kikaba uruti rurerure rukazagenda mu bana bawe, mu buzukuru, mu buzukuruza, mu buvivi. Ni icyaha kibi. Birumvikana. Nibyo bivuze ngo ahatunguka inkuru ivuga ngo mabosi yasambanye, byaba bimeze nk'aho muri make ni ikintu utapfa kwisanga muko byagenda kose, cyangwa se ugerageza kwirinda. Yego. Hanyuma ni akahe kantu uvuga uti ni akageso kanjye, ni akadefo kanjye? Yego. Akadefo wiyiziho nkunda gusererezanya. Ugasanga umuntu nserereje kandi nkaguserereza bya nyabyo, nubwo ubona nditonze. Buriya hari igihe nsererezanya ugasanga umuntu nserereje arababaye, abifashaho seriye. Yego, usanga yenda nkubwiye ati reba urwo ruda rwawe kumbi urarufite, njyewe nta n'ubwo natekereje basi ko urufite biri bukubabaze, nkaba ndaguserereje. Nyine gusererezanya ni akantu wisangamo. Hanyuma rero mabosi ni umukobwa mwiza ariko utari umwana. Uri mu bakobwa babwirwa ko ari beza bakabyikiriza bihuse. Oya, mvuze ngo utari umwana. Oya, utari indwara mfite rwose. Utari umwana niho nicirije. Niho wikirije? Oya, njye nari mbereye kuvuga ngo umukobwa mwiza. Ndi mwiza wa Yesu. Amen. Oya, uri na mwiza wacu ariko twebwe abagukunda. Amen. Ahubwo abantu benshi ntabwo bakunze kwemera ko ari beza. Sinzi n'indwara twigiramo. Okay. Hanyuma nari nshatse kuvuga ngo mabosi ahagaze gute mu buzima bw'urukundo?
cha mimi waje nari nkubajije kuri umukobwa mwiza ibijyanye n'urukundo bihagaze bite? ubwo rero ushaka kumenesha amabanga. Aya mabanga kandi turi kubwiza ukuri abantu bacu badukurikira. Twatangiye tuvuga ngo who is my boss. Okay. Ahubwo se nta musaza ufite ngo ndangire. Negereje uw'Imana izampa. Utegereje Imana izaguha. Utegereje ko izaza ikakubwira ngo uriya kanaka niwe wawe cyangwa oya izaza imunzaniye. Muzahurira yakubwiye ko muzahurira he? Aha. Izaza imuzanye dushaka no guhurira mu mujyi. Uri kumwe n'Imana nawe mugakubitana se? Ikahita imunzanira tugahana randevu mu mujyi. Hanyuma reka nibaze mabosi umusore yakunda cyangwa se w'inzozi ze. Hari ukuntu akenshi dusenga dufite ibyo twifuza. Yego. Mu isengesho ryawe n'iki kitaburamo ku musore yifuza kubana nawe? Ko aba akishijwe. Gukizwa gute? Ko abasenga. Gusenga ntibibe nka bya bindi numvishe. Hari akantu kansekeje ngo ko umusore wakijijwe ajya mu rusengero agira ngo ahakure umugeni. Abati urabona ukuntu ngiye kumushaka mu kabari ntabwo yaba ari umugore. Yikoza mu rusengero arakizwa. Reka noneho namara gukora ubukwe ngo abwire Kadogo ati Kadogo genda unzanire byere ebyiri zikonje. Udati mu izina rya Yesu ntabwo ukijijwe. Ati nyizwa byaye ko cyangwa nibonera umugore. Umugore ati Kadogo buretse kugenda za desa zisigaye inzaniremo intore ebyiri. Ati hafafafe ngo ki? Ati none se ntabwo ukijijwe nawe? Ati nyizwa byaye ko nagira ngo mbone umugabo. Ati rero iyo udakijijwe uri muri abeshya ntunye umenya na mugenzi wawe ubeshya. ushobora kuba wagiye mu rusengero wihisha kugira ngo ubone wa mugore noneho ukabona icyo ukwiriye nyir'ukuntu nawe ukwihishemo. Nuko rero njye ntabwo nshaka rero nk'uwo oya ndashaka wemeye Kristo nk'umwami n'umukiza. Umwana wa pasiteri se bo ntabwo bazi. ntacyo ntakoze biri too much. Ndakishijwe. ntabwo mbizi icyo kibazo tugisimbuke. nyine uwo nguwo nawe n'umwana w'Imana kuko none se ugira ngo twebwe natwe hari ibindi byaha dukora wenda hari ibindi Imana yatubabariye n'uwo rero yamubabarira kandi bikagenda neza. Njye namukunze twakundanye it's okay nta kibazo rwose. Hari uwo wenda kundagira kuntu gitsimbarayeho. wapi nese we yarebye ay'iwanyu ubwo yagucisha he? Sashaka gusanga nawe ahubwo ay'iwanyu ari kuruta ibyo yakoze. Ni urugero. Okay. Twakundanye nta kibazo. Urugero gukunda se bigira percentage? Ntabwo bizi.
ako ninkundana nzaza nkubwire nzaza nkubwire reka cyane yego mugomba no kunywerera kuwa gatandatu ubutaha yego dufite imana abari kurira no kuri mwihanagure dufite imana dufite imana mwese abari kurira no kuri mwihanagure ubwo nari ndi mu cyumba ndi gusenga numvise ijwi rimpamagara rimbwira riti humura mwana wanjye ibyo wasabye uyu munsi n'ukuri urabibona ngo nkomeze wararize utagira uwaguhoza urataka ugira ngo sindi kumva urasaba ugira ngo sindi kumva ariko mwana wanjye ndagira ngo nkubwire na muntu kumva nk'uko njyewe nkumva ngahicecekere igihe n'iki ngiki ijuru ryitamuroreye kukumva nk'uko Yohana guye amarira Hana ngahicecekere igihe n'iki ngiki haleluya ngahicecekere igihe n'iki ngiki ijuru ryitamuroreye kukumva nk'uko Yohana guye amarira Hana ngahicecekere igihe n'iki ngiki yego mibereye kuri Maboss Official yego n'ubwa mbere ariko hariho n'ikindi kiganiro ngira ngo kiriho ubu naririmbyeho kandi ngira ngo nabwo twarakoranye yego ahubwo uraza kuza yego yego cyane sha barambona pe barambona ariko ntabwo biri too much cyane kandi naranabyishimiye kubera iki none se nyine nuko bivuze ubwo iyo nza kuba ndi iko n'iyi ndirimbo yanjye noneho nkabana none nkiri muri shira umuteto ubwo nari kuzajya nca ubwo sinari kwifungirana mu nzu ako buriya wasanga kagiye gucamo nkagafata nkahita ahubwo se mva yanime ako ibaza ukuntu aho yakagiye mvuge n'akantu ibaza ukuntu mfite abakunzi benshi bagera kuri 1,600,000 nta n'umuntu urangurira n'akantu ngo nshemera mbwira ngo barambwira ngo baradufashije ego nyine nkishima ko munagure
oya rwose mobile money yanjye mbone ikintu cyanditse ngo receive oya ziri no kuri cano zibamo nizo nanakoresha njye ntabwo nimero yanjye nimero nkoresha abafana banjye barayizi baraniyeranja bakanayishaka kare abakunzi batambera yego ndabashimira cyane murambashimira feedback zabo ndazibona yego hari abo nsubiza abo ntasubiza ntabwo ari uko mba ntabibonye ndabashimira cyane oya hari igihemba urabona abantu bose ntabwo nabasubiziriza icyarimwe ahubwo mfata yego mimi uyu munsi nijoro wariye na mu gitondo muze kumfasha mimuraga none se uri murambwira ko nshaka kubona umukobwa mwiza ntuvuga umukobwa mwiza nkahita mbona umukobwa ubwo ndategereje ndabona ko narumiwe koko kuko numvaga ufite ikibazo none se ubundi imana se yavuze ngo tujye dukundana nk'abana b'imana ambwiye ngo yankunze uzi abakobwa mfite bambwira ngo bankunze ayiwe ahubwo mujye munkunda cyane tubana heza njyewe mvuze kunkunda n'iwacu rega mbana na murumuna wanjye kandi ni umukobwa ego Yesu w'i Nazareti namubwira oya pe icyo kibazo simbizi nta n'uzaza yego hazaza abasore ahubwo abasore barihe mubanguke njye siko nari umusitari wapi ni wowe
amateka yikurikiye. Yewe cyo nari mbabaye umunsi nayandikaga, umunsi numvaga ngo dufite Imana, abari kurira mwihanagure. Numva ijwi rimbwira ngo nyine icecekere, igihe ni iki ngiki, ijuru ryitamuriye kumva. Yego, numva ijwi rimpumuriza. Yego, ryaritamuriye umunsi ku wundi. Iyo turi amahoro, buriya hari ikintu nzi neza, ni uko iyo rimwe ihari, zeru zigira agaciro. Zeru zihari, rimwe idahari ntabyo bimaze cyane. Ni ukuvuga ngo umuntu ahari, kuba ari mu gipangu cyiza nk'iki mbona twicayemo, kuba wagira imodoka bifite agaciro. Ariko bihari njye ntahari, nta meaning bifite. Rero kuba mbyuka ndi amahoro, hari indirimbo ngira yitwa Imbaraga. Iyo ndirimbo yitwa Imbaraga nayanditse igihe nari ndi kwibaza ngo ariko iyo turyamye tubyutswa nande? Ni Imana. Iyo dusinziriye tuba turiye, ntaho tuba tuzi. Iyo turyamye, umuntu wese uko yaba ari kose, uwo yaba ari we wese, tuba turi ahantu twese turyamye tumeze nk'abapfuye. Nta n'umwe ubuze ahari, nta n'umwe wabyuka akakubwira ngo ugiye narindi muri Mariyoti. Hanyuma nkibaza izi mbaraga, ukuntu Imana ifite imbaraga, ukuntu ibyutsa Mimi azi ko ari bujye gufata ikiganiro ku itorero runaka, ikabyutsa amabosi azi ko ari bujye muri studio. Nifate bya bitekerezo bya amabosi uri bujye muri studio ngo iti bishyira muri Mimi nawe itima bya bitekerezo byanjye. Urumva akavuyo kaba twese mu isagonda ntazi cyangwa ritanagezeho, ukigira mu maso gutyo ugahita ugarukana ibitekerezo wararanye. Nekereza kuri izo mbaraga, mpita mpimba indirimbo yitwa Imbaraga. Ndavuga imbaraga zikomeye, za zindi zikurinda cya gihe uba uri kure. Cyane, ahubwo se utabisaze mbugira ngo ni n'ikintu wabona. Bisaba ngo ubisaremo. Iyo utangiye kubishyiramo imibare, ukabana ngo ariko ubundi uwo Yesu bahora bababwira mwarahuye. Ubu none hari ahantu muzi, barahari nyine gucalenjinga, ariko wowe ukomeza icyo wamenye. Niyo ataba ahari kandi gusa nemera ko hari, ko namwemeye nk'umwami n'umukiza, ariko nyine ngumana icyo nyine. Yego, yego. Reka ndi kuririmba indirimbo nyinshi. Mfite ubwo ngira ngo maze nko kubabwira nk'esheshatu. Hari iyo bita Zerubabeli, iriba ngo Zerubabeli mwana wanjye ndagukunda, yewe musozi we wiyita ikimbere ya Zerubabeli, yewe musozi we wiyita ikimbere ya Zerubabeli. Zerubabeli mwana wanjye ndagukunda. Iyindi ni isanzure, ubwo izuba ukwezi n'ibyaremwe, inyenyeri n'ibiguruka, isanzure ryose rigushime, natwe abo waremye
tuguhaye icyubahiro. Rero Mabosi afite indirimbo nyinshi, ntabwo ari dufite Imana gusa, kandi mfite n'izindi ndimo ndategura gukora uko wari ubivuze. Hari iyo mfite muri studio, usibye ko yabaye ihagazeho gakeya, ariko nyine zirahari, ntago nicaye. Mfite byinshi mba ndimo ndategura, yego mba nifuza kugeza ku bantu benshi. Nishimira cyane iyo mbonye feedback z'ibyo mba nakoze, bambwira ngo ibintu byawe biradufasha. Akantu ko gufashwa nkakunda kubi cyane. Hari igihe umuntu aza akakwandikira icyo bita umutomo, bati ijwi ryiza, imyandikire myiza na melody nziza, ndakita kubwira ati Imana izaguha ijuru. Uhita wumva ubyibushye. Numiwe koko, noneho Mimi arabihuhuye. Urabirangije. Bazi ko wabona nararebye imirari. Okay. Ego. Okay, ndabakunda abantu bose banyereka urukundo, nanjye ndabakunda, n'abatabimbwira, ababyigumanira bose nyine ndabakunda. So ikintu nababwira, mukomeze mukore comment, mukore share, subscribe. Kandi urukundo munyereka ntago nzarupfusha ubusa, nzarubungabunga. Ndabashimiye kuba mwanumiye, ndabashimiye kuba mwamumagaye hano kuri Give Hope TV. Reka nze bivuge nabi karabaye. Hanyuma Imana ibaha umugisha. Ndahari cyane rwose. Yego. Yego. Imitima irushe ibasha kuruhuka, ibyiringiro waduhaye natwe tugahamya ko dufite Imana, bibe mu bandi bantu bakeneye ibyo byiringiro, kandi tuzi neza ko ari ibyiringiro bizima. Wakoze kwabanye natwe, ukomeze kuturinda, kandi ubwoko bwawe burushe gukora kuri umwami mu izina rya Yesu. Amen.